Hello, abagaciro, reka mbanze mbasuhuze, nizere ko mumeze neza kandi muri kwiyitaho aho muri hose, mwita ku mwihariko ku munezero wanyu. Ngombwa cyane. Uyu munsi twihuse rero turakomeza kwigira ku buzima, tuganira ku byerekeye kugarukana icyizere cy'ubundi buzima, cyane cyane nyuma yo guhemukirwa n'umuntu twakundaga, tukumva ko ubuzima bukomeze duhere hasi. Ntabwo ari uko umuntu uyu n'uyu yaguhemukiye, ntabwo ari uko umuntu yagutengushye kandi wamwizeraga, ntabwo ari uko hari umuntu wagukomerekeje ko n'abandi bose bazabikora. Uwo muntu waguhemukiye fata ko hari icyo yaraje kukwigisha, kubera ko we uzarushaho kumenya, uzarushaho kumenya neza uwo uri we. Azagufasha kumenya abantu ukwiranye nabo, nawe udakwiranye nabo. Niba uzi kwigira ku byakubayeho, azatuma uhinduka umuntu ugomba kuba ugomba kuba undi muntu noneho, ugahinduka umuntu noneho wa undi we ubwe uriwe noneho, kubera ko wenda waguye mu mutego, kubera ko noneho uribagirwa, ugenda mu bintu bye yakujyanyemo, ubu umuntu utari uriwe, noneho ubonye yuko ubutaha ugomba kuba uriwe. Uzamenya kwigira ku byakubayeho, umenye no gukira ibikomere byaguteye. Ni ngombwa cyane. Burya kenshi dukurura umuntu nk'umukunzi bitewe n'uko tumerewe. Iyo ubaho ukomeretse udakize ibikomere, akenshi ukurura umuntu utari mwiza, ugasanga nanone winjiye mu mubano utari mwiza kuri wowe. Niba uyu munsi umubano wawe wararangiye, menya ko ubu ahasigaye uba ari igihe cyo gukira, mbere yo kwirukira mu wundi mubano byihuse. Abantu benshi bakora ayo makosa maze akabahura nyuma yaho, ni ibintu bibagirwa, ugasanga barahuhutse. Nuko uzaba wakize kuzasubira kuba wowe wuzuye, mbere na mbere ni ugukira. Uzasubira kuba wowe ufite noneho indi mitekerereze, kubera ko uzaba wakize, kubera ko wahindutse, bigatuma ushobora gukurura kuri wowe abantu bahuje nawe, uzaba wakize. Iyo wakize ibikomere uba uri kubaho neza, maze ugakurura abantu babikwiriye. Burya abagore bose, abagabo bose si kimwe, abantu baratandukanye. Gutekereza rero ko abagabo cyangwa abagore bose ari kimwe, abagabo ni babi, barikunda, nta rukundo bagira. Abagore b'iki gihe bakunda amafaranga kubi, nta rukundo bagira, bareba inyungu gusa. Iyi ni imyumvire mibi, niba uyigira ni imyumvire ikuzitira, kubera ko ubwawe utakize, ntabwo wakize ibyagukomerekeje, hanyuma ukabona isi ugendeye ku byo wowe wanyuzemo byahise hawe, cyangwa se ugendeye ku byo watojwe. Abantu benshi niko bameze, ugasanga urabana n'imyemerere ikuzitira nk'iyo, igatuma udafungura umutima wawe, ukibuza amahirwe yo kugira urukundo rwiza. Kubera iki? Kubera ko inkundo wanyuzemo, wababariyemo, wahuye n'ibintu bibi, warakomeretse. Noneho ugasanga abantu b'isi yose babaye babi, abagabo bose babaye babi, kandi abagabo bose si babi, hari abagabo beza cyane. Ugasanga abagore bose babaye babi, kandi abagore bose si babi, hari abagore beza, bazi kubana neza, bazi kubanana neza abo bashakanye. Abantu bose barahari, ababi n'abeza bose barahari. Ariko iyo wahuye n'ibikomere utarakize, ushobora guhita uvuga uti abagabo ni babi, abagore ni babi, kubera ibyo bintu wabayemo byakushegeshe utigeze ukira. Byo bituma ugira iyo mvugo, maze ukabifata gutyo mu buryo nawe utazi, ukabyemera gutya. Biri muri wowe aho bita dans l'inconscient, ahandi nyine udashobora
gucunga. Ni ibintu bikubamo gutyo utabizi udashaka gusobanura gusa ukumva ni gutyo bimeze, udatekereza ko biterwa n'ibikomere. Ntabwo uzi ko ibikomere bitera, uzi ko aruko kuri nuko kuri kwawe, ariko ntabwo ari kuri. Ugomba rero guhindura ibyo bintu, ukivura. Ugomba kuvura ibyo bikomere, kuko ibyo bikomere nibyo bituma utekereza gutyo, nibyo bituma wumva uko abantu bose ari babi. Nibyo biterwa n'ibikomere. Ugomba rero kwivura kugira ngo ushobore kureba no gusobanukirwa n'ibintu neza, kuko icyo gihe ubona isi ukundi, ntabwo uyibona nk'uko wowe usanzwe uyibona ugendeye ku bikomere byawe. Burya iyo uhinduye uko ubona ibintu, ibintu byinshi birahinduka kuri wowe. Naho ubundi uzahura n'undi muntu ugukunda, umuntu mwiza, utangira ukeka ibi n'ibi, ugendeye ku mitekerereze yaguhezemo kubera hahise hawe habi, hagukomerekeje. Oya fata igihe, wenda ufata igihe cy'umwaka cyangwa se cy'imyaka 2 bitewe n'uko ubyifuza cyo gukira. Ngomba kubanza gufata igihe cyo gukira burya. Iyo uvuye no mu mubano ntabwo ari byiza guhita wibikira mu wundi mubano. Fata igihe cyo gukira, witekereze wowe, wige ukiri ibikomere, hanyuma uhindure ubuzima. Nyuma wibwira uti oya ibi bigomba guhagarara. Iyo wafashe igihe cyo gukira uvuga uti ibintu nishyizemo bigomba guhagarara, ntabwo nifuza kubiza kubona ibintu nk'ibi. Ibintu mbona undi ni mubi. Nuvuga uti ni iki nakora kugira ngo bihinduke. Noneho guhera ko uba winjiye muri gahunda yo gukira, ukigarukira maze ukitaho kugira ngo ukire. Ugomba kumva ko ari urugendo ukora, ntabwo ari ibintu bizahita byikora gutya nko mu cyumweru kimwe cyangwa se 2 ngo ube urakize. Oya, ni inzira unyuramo itandukanye bitewe na buri wese. Buri wese agomba gushobora gukurikira inzira ye yo gukira nyine itandukanye n'iyundi, biterwa n'umuntu. Hari umuntu nko mu mwaka abakize, hari umuntu ukenera umwaka urenze, hari ukenera igihe gito, ariko biterwa na buri wese, kandi na buri wese anyura mu nzira ye yo gukira. Inzira yo gukira yanjye yatandukana n'inzira yo gukira y'undi, niko bimeze. Noneho muri iyo nzira ukagenda usobanukirwa buhoro buhoro, ugatera intambwe yawe bitewe nawe, nta kwirukira mu byavana vuba. Ugomba kureka igihe kigakora ibyacyo, niko bigenda. Niho utangira ibindi bintu mu mutuzo neza, kandi ibindi bikagenda neza. Burya ibintu tunyuramo nibyo bituma dukura, tugakanguka mu mutwe. Buri wese agira anyuramo bye, ariko uko byagenda kose, iyo ubana n'ibikomere ugomba kwigarukira ugakanguka muri wowe. Ubuzima burya budusaba kudasinzira, tugomba kuba maso mu buzima. Niko bumeze ubuzima, ntabwo ari ukujenjeka. N'ibintu bitubayeho tukareba ikibitera, nicyo twabikoraho, tutitaye ku by'abandi badutekerezaho. Icyo kintu cy'ingenzi. Noneho nibwo nyuma yaho uzashobora kwibwira uti okay, byibuze ubu ndi mu buzima bwanjye ndatuje. Bizagusaba gukora ibikorwa byangombwa, noneho ugakora n'amahitamo meza. Urugero, hari igihe uzavuga uti abantu nagendanaga nabo wenda ntabwo nzongera kugendana nabo, kubera ko ubu hari ibintu byinshi nasobanukiwe. Ahasigaye nahanjye ho kugendera kuri aba nabo ndabona aba badakwiranye nanjye. Aba nabo baranyobeje, aba nabo ntabwo ari abantu beza, aba ni abantu bampemukiye mu gihe byari bimeze gutyo. Byose ukabireba. Ntabwo ngomba kubacira urubanza niba batumva ibintu kimwe nanjye, bakaba badashyigikiye amahitamo yanjye. Buri wese ntabwo azadushyigikira mu nzira twafashe. Ni ngombwa ariko ko twumva ko nta kibazo. Ngumva ko nta kibazo, ko ari uko ibintu bimera nyine, niko yumva ubuzima, nanjye mfite ukundi numva ubuzima. Mbese ikintu cy'ingenzi, tugomba kwiyumvisha ko abantu bose atari kimwe. Iki ni ikintu cy'ihame umuntu wese agomba kugira. Abantu baratandukanye, ntabwo ari uko umuntu yaduhemukiye ko bizongera.
ko bizahoraho bigakomeza no ku bandi bantu. Iyo dutekereza gutyo nuko icyo gihe twakira. Ntabwo turakira, ntabwo twafashe inshingano zacu kuri twe, ku buzima bwacu, ku bikomere byacu n'ihungabana ryacu. Niko bimeze, ntabwo twazifashe. Maze rero bigatuma ibintu byisubiramo buri gihe, ndetse noneho bikarushaho kuzahara, kubera ko kuri buri gikomere hagenda hiyongeraho ikindi, gutyo bikagera aho biba byinshi nyine, ku buryo noneho biba uruhurirane rw'ibintu bibi ubamo. Iyo ugiye mu bintu ntukiri bikomere, ukongera ukajya mu bindi, ukongera ukajya mu bindi, biba noneho ubizambije. Ni bibi cyane. Iyo ubaho uri umuntu ubabaye, amagambo akurimo aturuka mu kutiba hafi yawe. Burya aturuka muri bya bikomere by'igihe cyahise, kubera ko iyo ubibamo nyine utarakize ntabwo uri hafi yawe. Iyo uri hafi yawe wiga gukira, ugahinduka undi muntu. Bya bikomere utari womora mu bivure bikire, nibyo bikuvugisha uyu ni mubi, aba bantu bose ni babi, abagabo bose ni babi, abagore bose ni babi. Ntibivuga ko uri umunyamakosa, ahubwo bigomba kukwereka ko muri wowe hari ibikomere. Iyo utekereza gutyo, icyo kintu ugomba kumenya uti ugenda cyafite ibikomere, kandi icyo gihe ukavuga uti ugomba guhindura ibintu, ukamenya ko ari wowe muvuzi w'ibyo bikomere. Ibyo bikomere bikeneye urumuri ruguturutseho. Urumuri rw'undi muntu ntushobora gukiza ibikomere byacu bwite by'imbere. Yego, urwo rumuri rw'undi rushobora gufasha igihe gito, ariko bitari igihe gihoraho. Bishoboka twebwe tugomba kwikiza. N'umuturanyi wawe yahora gukemurira ikibazo iki n'iki uhuye nacyo, yagufasha rimwe na rimwe, ariko ntiyakomeza. Uba ugomba kugera igihe ukirwanaho wowe ubwawe. Iyo bikunaniye kwirwanaho birakuyobera, noneho ubuzima bwawe bukangira ugatakara. Nta kundi niko ubuzima bumeze. Ni wowe ugomba kwirwanaho, ukirokora, ukikiza, ukifasha kugira ngo ushobore gukira. Ni wowe ushobora kwikiza ibikomere byawe. Kuba kubyumva, ngomba gufata inshingano. Mwabyumvise rero, ibikomere byawe bikeneye urumuri, ugomba gushakira muri wowe urumuri, hanyuma muri wowe urumuri rukaza, ukarureka, ukakumurikira, ukava muri ibyo bintu bibwira ngo abantu bose ni babi. Abantu bose ntabwo ari babi. Wabona abantu ukawanga umuntu, wasubiza inyuma umuntu kandi utamugerageje. Abantu bose ntabwo ari babi rwose. Imana ntabwo yaremye abantu kimwe, hari abantu beza n'abantu babi. Iyoherereze rero urumuri, maze ukibikomere, ubengerane, uri igitangaza, urema mu bushobozi, kandi birashoboka ko ukira, ukongera ugaseka, ukongera ukamera neza, ukongera ukabona abandi bagukunda, ubuzima bukongera bugakomeza, ukamera neza. Ni ibintu byose biriho byumvikana, wibona ko abantu bose ari babi, bibi cyane. Ibyo ni iki? Ni imitekerereze ikuzitira, ukakubaza kubaho neza, kandi bishoboka. Ntabwo ugomba kubyibuza rero ngo wibuze amahirwe yo kubaho neza mu rukundo n'umunezero. Murakoze rero bagaciro. N'ubu ari ibi nari mfite byo kubaganiriza muri aka kanya. Ahasigaye ni mwiteho, gira ibihe byiza, ntimukibagirwe biti. Ubwo naho utaha ya Lady Jane ubakunda cyane. Bye bye.